ikaze ku gasobanuye skills. Iyi nkuru umuntu akimara kuyumva arahita yidownloadinga bitewe n'ukuntu arumva irimo amasomo kandi urumva abantu benshi bayikeneye, maze uyishire kuri stati zawe za WhatsApp cyangwa se uyishire kuri file yawe uyidownloadinge, cyangwa se nutayidownloadinga urahita uyijana kuri TikTok uyisharinga abantu benshi, bitewe n'ukuntu iyi nkuru abantu bose barayikeneye, irimo ubwenge abantu benshi bakeneye. Buri muntu wese, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umwana, akeneye kumva iyi nkuru irimo amasomo atandukanye. Ni inkuru y'umusore witwa Dave ndetse n'umusore witwa John. Umusore witwa John ndetse na Dave bari inshuti cyane, za nshuti magara. Byageze aho Dave atera umukobwa inda, maze wa mukobwa Dave yateye inda byageze aho arabyara. Amaze kubyara aganiriza Dave iby'uko yatanga indezo. Umukobwa yumva Dave ntabwo ari kumva ibyo gutanga indezo. Umukobwa yihuse cyane yazanye wa mwana yabyaranye na Dave amushyira mu rugo kwa Dave. Dave abonye ko atazarera umwana kandi akeneye kuryoshya ubuzima bw'abasore, aravuga ati uyu mwana nta kundi ngomba kumujugunya cyangwa nkamwica. Atari yamwica, yigira inama yo guhamagara umushuti we John. John yaraje, ageze kwa Dave asanga hari yakana. Aramubaza, se Dave, uyu mwana kari hano wenyine, mama warihe? Dave aramusubiza ati, ibyo byihorere, nyina w'umwana yamunsiganye, ubu ikintu kimwe ngiye gukora, ntabwo nashobora kurera umwana uje ndirirwa ndahehama by'umwana, nirirwe ndamumesera ndagira ute, ikizima nuko umwana namujugunya cyangwa se nkamwica. John nk'umuntu wagiraga impuhwe yumvisha ibyo bintu aravuga ati, oya, iryo kosa ntabwo ugomba kurikora. Maze Dave arakanira avuga ati, uko niko bigomba kugenda, uyu mwana agomba gupfa cyangwa se akajugunywa. Maze John aravuga ngo, mpereza uwo mwana. Mu by'ukuri Dave undusha ubushobozi, nje John nta bushobozi mfite kuko mbayeho ncuruza, ariko wowe John kuki wigira? Ariko wowe muri byinshi ufite ababyeyi bawe bagusigiye, wanze kurera uyu mwana, nta ribi mumpe mutware. Umwana John yaramutwaye, amaze ku mugezi we yaramureze arakura. Amaze gukura ageze imyaka 20, mu gihe yararangije amashuri, John yaje kugwara. Aragwara aremba cyane, akenera guhabwa amaraso. Ageze igihe cyo guhabwa amaraso, kubera yo amaraso yari afite yari ari muri groupe O, habura umuntu n'umwe wamuha amaraso. Wa mwana yise Moise abona ko John arwaye arembye kandi akeneye amaraso, maze Moise agiye kwipimisha asanga nawe afite amaraso ahuye n'aya John. Uyu mwana John yise Moise yahise yihutira kumuha amaraso uwo munsi, maze John arawurenga kubera ko Moise, umwana John yareze, amuhaye amaraso. Byarakuze, bwa burwayi bwa John burakomeza burazamuka bugeraho John arwara impyiko. Byabaye ngombwa ko John ahindurirwa impyiko. John yagiye mu baturanyi, aja mu baba by'icyo bapfana hose, aburamo impyiko, abura uwamuha impyiko kugira ngo John abe muzima. Umwana yareze Moise yarebye ukuntu uwamureze arimo kubabara cyane kandi avuye mu bo baturanye bose, nabo bagira icyo bapfana ntibagire icyo bamarira. Moise afata umwanzuro wo guhereza John impyiko imwe. Maze uwo munsi John abona igitangaza, abona ineza yagiriye Moise yo kumurera, amuha impyiko maze barataha. Batashe, iduka ryabo basanze ryarateye imbere kubera ko Moise yaragiye acuruza cyane kuruta uko John yacuruzaga, maze barunguka. John arwara neza, arakira, arwara afite uwo kumwitaho ari we Moise yareze. Umwana yareze amurutira abavandimwe bose ndetse n'abaturanyi. Ndakubwiye ngo
nimba ugiye kugira ineza jya ugira ineza utarebye ku muntu ugiye kuyigirira. Nubona umuntu ukeneye ubufasha uzabumuhe, nubona umuntu ugusaba ubufasha uzabumuhe. Burya ugira neza ukayisanga imbere. Wakoze kubana nanje, wibuke no gukora subscribe ukande kunzogera tuzongere tubane mu Gasobanuye Skills. Thank you so much.